ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korowani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, turagarutse dushima Imana, turizera ko muri amahoro, turizera ko mumeze neza, kandi niba urwaye hari ibyiringiro, Yesu aracyakiza, aracyabohora. Niba hari ikindi kibazo ufite, Bibiliya iravuga ngo iyi Imana ipfumbatuye, iyo Yesu apfumbatuye ikiganza cye ahaza kwifuza ko iri mu isi byose. Tugarutse rero nanone kugira ngo tukomeze ku kiganiro cyacu. Tumaze iminsi dukora ku bintu byavuzwe mu kiganiro cyangwa ikiganiro mpaka cyakozwe mu giterane mbwirwaruhame. Reka ngerageze gukora zoom kugira ngo muze kubibona. Igiterane mbwirwaruhame cyaberaga mu Biryogo ahahoze isoko, cyari igice cya kabiri. Murabona byari ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV. Uwo mubona ni Sege. Hano twari tugeze, twabonye uburyo yaratangiye kugaragaza ko no muri Bibiliya harimo ngo abahanuzi ngo bagiye basambana, barimo, ariko ntabwo Imana ibashima. Twabonye imirongo aho uburyo Imana yahannye Dawidi, nirwo rugero yaraduhayeho ifatiye kuri Zaburi ya 51. Ariko aha murabona uko byagenze, ko Imana yahannye Dawidi, ntabwo Imana imushima nk'uko bimeze muri Korowani. Reka dukomeze twumve rero Sege, hanyuma tuze gukora commentaire ku byo avuga. Be blessed. Abanyarwanda rero bakira itorero kitu kingine, ikindi kintu anasema kuoa wanawake wengi ndio kuzini, ngo kurongora abagore benshi ngo barenze umwe, ngo ibyo ni ubusambanyi. Ntabwo ari ubusambanyi. Aho bisho ni no kubyakora yewe inaipatia ruhusa. Bibiliya ubwayo yemera gushaka abagore barenze umwe. Kuva 21:10 soma. Kuva igice cya 21 ku murongo wa 10. Fainani kwaragira iti 21 10 igitabo cy'Ukuva. Yakaragira ati namuharika. Abanyarwanda kuharika niki? Kuharika niki? Yo gushaka umugore urenze umwe. Soma muri Bibiliya ntagatifu ndiyo iri wazi. Soma muri Bibiliya ntagatifu. Haragira ati muri Bibiliya ntagatifu haragira ati niba yishatiye undi mugore, niba yishakiye undi mugore, ntacyo azagerura ku byo yahaga uwa mbere. Ari ibiryo, ari imyambaro, n'ibihe byo kuryamana. Ibihe byo kuryamana. Ese iyo ni Korowani basomye cyangwa basomye Bibiliya? Iyo ni Bibiliya. Ni Bibiliya. Batavuga aba bose n'abasambanyi. Kuki Bibiliya yavuze? Guys, ndagira ngo mwumvishe amagambo Sege asomye, ashatse kudefanda ko byemewe gushaka abagore benshi. Imana ishobora kugira tolerance ku kintu umuntu yakoze h'icyaha, kuko ibyaha byose ntabwo ariko byicishaga, ariko ntabwo bivuze ko ibishigikiye. Reka dushake muri Maraki igice cya kabiri, muze kureba icyo Imana ivuga. Ni igice cya kabiri, turebe ku murongo wa 15 kugira ngo noneho mubibone. Hano murabona bene Lewi baca mu isezerano Imana yasezeranye nabo. Nuko tuze kureba ku murongo wa 15 niho nshaka. Ntacyo, reka mpere hano. Ibyaha by'abantu b'Imana n'ibyaha byo mu ngo. Mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe. Niki gituma umuntu wese ariganya mwene se, tukica isezerano ry'abasogokuruza? Yuda yarariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli,
ni Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda, kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. ukora bene ibyo ari uhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo, amucane n'utura Uwiteka Nyiringabo amaturo. Kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikira igicaniro, mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Nyamara mukabaza muti, impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Murabibona hano, impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu buto bwawe, sibyo? ngira ngo hano murabibona. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore, murabibona hano ngo n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Noneho uze kureba hano icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo, mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda, ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu, mwe kuriganya. Mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti, twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka. Kandi muti, arabanezererwa. Cyangwa muti, Imana ica imanza iri he? Bene data, ngira ngo wowe uteze amatwi, utege amatwi ubyumve neza. Ubyumve neza. Ahangaha Sege aravuga ko Imana nta kibazo rwose ifite, akavuga ko hari n'abandi bagiye basambana muri Bibiliya, akavuga ko bagiye bashaka abagore benshi, ko Imana ibyemera nta kibazo. Kubitorera ntabwo ari uko Imana yagize gute, yari ibishyigikiye. Gutorera ni uko Imana ivuga ngo, sinahora ndakaye. Mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwawe. Icyo Imana yavuzaga ni uguharika. Nanga guharika. Ibi ngibi rwose ni amagambo aboneka muri Bibiliya avuga ngo nanga guharika no gusenda. Numva ari nanga gusenda niryo ririmo, sorry, nanga gusenda niryo riri muri Bibiliya. Gusenda, okay, nanga gusenda niryo ririmo, twanabonye hano hasi ku murongo wa 16. Hanyuma Sege icyo avuga ko Imana yemera rwose gushaka abagore benshi, ni uko yihangana kubera ko itarimbura abantu cyangwa ngo ujye kubahanira icyo ngicyo. Kugira ngo ubibone ni uko Yakobo yashatse abagore benshi, ariko kubashaka byatumye haba urwangano hagati y'abana bavutse. Iyo tugiye kureba kuri Aburahamu nawe niko byagenze. Iyo turebye urubyaro rwa Isaka n'urwa Ishimayeli, bivugwa ko n'uyu munsi Abarabu n'Abayisilamu bavuga ko barwana na Isirayeli. Urumva ko ni ubwoko bubiri burwana, byitwa ko ngo buvuka ku muntu umwe. Rero Imana ntikunda izi ntambara. Nujya no kureba Sara ngo amajije gupfa, Aburahamu yashatse abandi bagore, undi mugore amubyaraho bitwa Abamidiyani n'abandi batandukanye. Abamidiyani nabo bagiye bagirira ishyari Abisirayeli bakarwana. Rero ibyo ngibyo urumva ko gushaka abagore benshi ni impamvu y'akavuyo mu muryango, ntabwo ari igisubizo, ntabwo ari icyo Imana yagize gute, yashatse. Sege kubivuga gutya arabivuga yirengagije ibyo Bibiliya ivuga, kandi sinibwira yuko ikibazo ari uko atabizi, ahubwo ni uko akeneye kudefanda inyigisho, akadefanda Muhamadi naho bidakunda. Biragoye kuzabona ahantu wabona Imana ibwira Muhamadi ikamubwira ko icyo yakoze ari ikosa muri Korani. Ushobora gutekereza ngo hari ayirengagije ngo impumyi, ukavuga ko rwose yahora yamunenze, ariko kuki atavuga ibyaha bye?
reka dukomeze twumve sege. ko birigisha gusambana ya Aburahamu sogokuru w'amahanga yose, sogokuruza w'abemeramana bose azinjira mu ijuru, azajya mu ijuru. Yaba afite abagore bangahe? 3. Soma Itangiriro 25:1. Intangiriro 25 umurongo waho wa mbere. Muchangamuke agira ati Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura. Biki arongora undi mugore witwa Ketura. Niba Muhammad yarongora undi mugore ni icyaha itangire kwanza kwa Aburahamu. Bite byao sebo kakati sebo gara kubanyonyora kugusobanurira sebo munyonyoke usobanukirwe ibisobanuro byasobanuwe n'abasobanuzi abasobanukiwe ibisobanuro kugusobanurira sebo munyonyoke usobanukirwe ibisobanuro byasobanuwe n'abasobanuzi abasobanukiwe ibisobanuro. Anasema kitu kingine, yavuze ikindi kintu bavandimwe. Ikiwa Mungu anasema Mungu wa Maka, ngo niba muri Qur'an Imana yarabwiye Muhammad iti Imana ya Maka, icyo nicyo kitangaza. Ibyo bivuze icyo ikibazo. Hiyo ndio kitu cha ajabu kwako. Urumva iki cyari igitangaza kuri wowe. Matendo ya Mitume 3:13. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 13. Ariko rero byakozwe mu 13 mugiye barimo gushaka inyandiko. Bishop wacu w'umunyarwanda intore. Ngewe niwe ndimo kugaya. Uriya mugande wenda w'ibintu by'ubutore ntabizi. Ariko intore ivugisha ukuri. Ni gute ntabwo mubizi neza yuko Imana yavuze ngo ndi Imana ya Isirayeli. None sibwo bwo Imana nivuze ngo ndi Imana ya Isirayeli, bivuze ko mu Rwanda nta mana bagira. Na bishuti turaguca amande. Wewe tegura inkoko kugiye mu itorero turamuca amande. Ndiko inanya 13 gatatu 13 inanya gatatu 13 matendo ya Mitume inyandiko yaragira iti 3:13 andiko inasema Imana ya Aburahamu. Wikumva Imana ya Aburahamu nukuvuga umana ni wa Aburahamu wenyine. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ari Imana y'abasogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu ni mugaragu wande w'Imana, ni mugaragu wande atengwa. Anasema kitu kingine, yavuze ikindi kintu. Kama Waislamu wanataka kusali, ngo iyo Abayisilamu bashaka Guys, yavuze ngo Imana ya Kaba irahurira n'iki cyo kuba Imana yarashimishije umugaragu wayo Yesu Kristo. Okay, reka twumve. Tenga wanaelekea kibla ngo bagira icyerekezo berekeramo. None se Bibiliya ntabwo yabivuze? None se Bibiliya ni dusanga nayo ibivuga. Wafalme aravuze ngo hasome. Asome Wafalme wa kwanza Abami ba mbere 8:44 ibice ku murongo waho 44. Abami ba mbere 8:44. Yego haragira ati yego Abami ba mbere 8:44. Fanya haraka nifundishe. Ndio changamuka andiko inasema yego Abami ba mbere 8:44. Nani anaona haraka? Kwageze 8:44 Abami ba mbere inyandiko yaragira iti kubasoma n'abandika kandi abantu babandi batara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo maze bagasenga Uwiteka nerekeye uyu murwa watoranije bagasenga Uwiteka nerekeye uyu murwa watoranirije
tunakamata tunaweka urabona bagiye kwangwa hoya ngo inyandiko zose basomye ngo nizo mu isezerano rya kera urabizi bakubita Yohana 4:23 wape guys nkunda kubisubiramo ngo umuyisilamu naguhereza reference jyayo uyisome. Reka turebemo hano. Kwanza basomye hano mu bami ba mbere igice cya 8 umurongo wa 44. Aha baravuga ngo bacyura isanduku mu rusengero. Hanyuma Salomo ateranya abakuru ba Isirayeli n'abatware b'imiryango yose bose aribo batware b'amazu y'abasekuruza b'Abisirayeli bateranira i Yerusalemu bitabye umwami Salomo kugira ngo bazamure isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayikure mu mudugudu wa Dawidi Siyoni. Nuko Abisirayeli bose bateraniraho umwami Salomo ari mu kwezi kwa Etanimu ariko kwezi kwa 7 baje mu birori. Abakuru ba Isirayeli bose baraza, abatambyi bahera ko baremerwa isanduku bazamura isanduku y'Uwiteka n'ihema ry'ibonaniro n'ibintu byejejwe byabaga mu ihema byose. Ibyo byose byazamuwe n'abatambyi n'abarewe. Maze umwami Salomo hamwe n'iteraniro ryose ry'Abisirayeli bari bateraniye aho ari bahagarara imbere y'isanduku bahatambiriye inka n'intama zitabarika zitabasha kurondorwa kuko ari nyinshi. Nuko abatambyi bacyura isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayitereka ahayo ahavugirwa ariho hitwa ahera cyane munsi y'amababa y'ibishushanyo by'abakerubi, kuko ibishushanyo by'abakerubi byari bitanze amababa hejuru y'igitereko cy'isanduku bigatwikira isanduku n'imijisho yayo, kandi imijisho yayo yari miremire bigatuma imitwe yayo igaragara hino y'ahavugirwa imbere y'ahera, ariko uri hanze ntiyayirebaga, kandi iracyahari na bugingo n'ubu. Muri iyo sanduku nta kindi cyarimo keretse ibisate by'amabuye 2 Mose yashyiriyemo i Horebu ubwo Uwiteka yasezeranaga n'Abisirayeli isezerano bava mu gihugu cya Egiputa. Ibi bisate by'amabuye ni bya bindi byariho amategeko. Nuko abatambyi bavuye ahera, igicucu cyuzura inzu y'Uwiteka bituma abatambyi batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Salomo aherako aravuga ati Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, kandi nkubakiye n'inzu yo kubamo aho uzatura iteka ryose. Murabona ko aha Salomo niwe wabivuze, avuga ko yubakiye Uwiteka inzu Uwiteka azaturamo iteka ryose. Hanyuma niba Sege ubwo bari bavuze ku bijyanye na Kaba iri Maka, niba hano Salomo yaravuze ko Uwiteka azatura iteka ryose i Yerusalemu aho yari yubatse urusengero, Kaba yaje ite? Kandi uyu Suleyimani ari umwe mu bitwa ko ari abahanuzi ba Isilamu. Aha ndibwira yuko buri wese yibuka igihe twarebye muri sura ya 18 aya ya 16, ndumva ariyo twarebagaho. Sura ya 18 aya ya 16, murabona ko batubwira inkuru zande, ndumva ari za Salomo. Salomo katurore niba ariho. Sura ya 18. Okay, ndabona hano atari yo bahise batubwira, twari twabonye muri sura ya kangahera, sura ya 30 n'iya 33. Biragoye kubibona, reka wihangane. Reka turebe 33 niba ari mwo biri. Okay, naho hano ndabona reka mbishakiremo hano nkoresheje icyongereza. Abigira dute? Suleyimani turebe ni sura ya 30 harya na kangahe sinibuka. Solomon, reka dushakishe gutya. Aha murabona ko mu baprofete bavuga ko abayisilamu harimo Suleyimani cyangwa se Salomo. Sura murabona ko agarukamo henshi cyane. Sura ya 21 ngibi. Sura ya 21 aya 78 79 babigarukaho hariya. Ibyo buri wese arabibona.
murabona ko hano agarukwaho cyane. 34, mirongo aya 12, ngibyo hano murabona ko uyu ni umuhanuzi wa Isilamu. Uyu rero niwe wagize gute, warimo avuga ko Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi kandi yubakiye Uwiteka inzu Uwiteka azaturamo iteka ryose. Maze Salomo ahindukira iteraniro ry'Abisirayeli ryose abaha umugisha, kandi iteraniro ryose ryari rihagaze. Aravuga ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yivuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa. Uyu Dawidi muramubona ko hano aragaruka. To Dawood we gave Suleiman, ngibi agarukaho kenshi na Dawidi nka se, kandi bose Isilamu ivuga ko ari abahanuzi bayo. Ngibi rero ibyo aba bavuze, kandi ikabisohoresha ukuboko kwayo iti, uhereye igihe nakuriye ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli muri Egiputa, nta mudugudu wo mu miryango ya Isirayeli yose nigeze gutoranyaho kubakwamo inzu ngo izina ryanjye riwubemo, ahubwo natoranije Dawidi ngo ategeke ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko data Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli inzu, ariko Uwiteka abwira data Dawidi ati, kuko wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu, wagize neza ubwo wabigambiriye mu mutima wawe, ariko si wowe uzubaka iyo nzu, ahubwo ni umuhungu wawe uzikurira mu nda, uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Urumva ko iri ni Uwiteka ubwo ugize gute ubivuze. None Uwiteka ashohoje ijambo yavuze, kuko mpagurutse mu cyimbo cya data Dawidi, kandi nkaba nicaye ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli nk'uko Uwiteka yasezeranye, kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano ry'Uwiteka yasezeranye na ba sogokuruza ubwo yabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Aha rero turabona isengesho rya Salomo. Salomo ahera ko ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro rya Isirayeli ryose rihari, atega amaboko ayerekeje ku ijuru, aravuga ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusohoresha abagaragu bawe amasezerano no kugirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose, kandi wakomeje ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubishohoresheje ukuboko kwawe. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isirayeli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wamubwiye uti, ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli imbere yanjye, niba abana bawe bazitonda mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko none Mana ya Isirayeli, ndakwinginze, ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe data Dawidi urihamye. Ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturi kwirwamo, nkanswe iyi nzu nubatse. Ariko Uwiteka Mana yanjye, wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga, wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nsengeye imbere yawe uyu munsi, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, ariho wavuze kuzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe. Nzajya ngusenga nerekeye aha, nzajya ngusenga nerekeye aha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe n'ukubwoko bwawe bwa Isirayeli, uko bazajya basenga berekeye aha. Ni koko ujye wumva uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe, kandi uko uzajya wumva ujye ubababarira. Umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro, akaza akarahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru, utegeke ucire abagaragu bawe imanza zitsinda abakiranirwa, biturwe kugira gukiranirwa kwabo, zigatsindishiriza abakiranutse nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Kandi ubwoko bwawe bwa Isirayeli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe, bagasenga bakwingingira muri iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru, ubabarire abantu bawe ba Isirayeli igicumuro cyabo, ubagarure mu gihugu wahaye ba sekuruza, kandi ijuru ntirikingwa, imvura ntigwe, kuko bagucumuye. Nyuma bagasenga berekeye aha, bakerura izina ryawe, bagahindukira bakareka igicumuro cyabo, kuko uzaba ubahannye. Nuko ujye wumva uri mu ijuru, ubabarire abagaragu bawe n'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli igicumuro cyabo. Uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo.
inzara nitera mu gihugu cyangwa mugiga cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa ababisha niba bagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo, maze umuntu wese akagira icyo agusaba cyose yinginze, cyangwa ubwoko bwawe bw'Abisirayeli bwose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara yo mu mutima we, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru ari bwo buturo bwawe, ubabarire, utegeke, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu bose, kugira ngo bakubahe iminsi bazamara mu gihugu wahaye ba sogokuruza yose bakiriho. Kandi n'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isirayeli naza aturutse mu gihugu cya kure azanwe n'izina ryawe, kuko batazabura kumva bavuga izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza bagasenga berekeye iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose, bitume amaboko yose yo mu isi amenya izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa izina ryawe. Urumva ni inzu Salomo yubatse. Kandi abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bagasenga Uwiteka berekeye uyu murwa watoranyije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ubarengere mu byo bazaba barwaniye. Nibagucumuraho, kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira, ukabahana mu babisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cyaba ari kure cyangwa ari hafi, nyuma bakisubiramo bari mu gihugu cy'ababajyanyeho ari imbohe, bagahindukira bakakwinginga bari muri icyo gihugu bati twaracumuye, turi ibigoryi dukora nabi, dukora nabi, bakakugarukira n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu cy'ababisha babo babajyanye ari imbohe, bakagusenga berekeye igihugu wahaye ba sekuruza babo n'umugwa watoranyije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, ubakiranurire ibyabo, ubabarire abantu bawe bagukoreye ibyaha n'ibicumuro bagucumuyeho byose, uzabahe kugirirwa imbabazi, n'ababajyanye ari imbohe bababarire, kuko ari ubwoko bwawe n'umwandu wawe wikuriye muri Egiputa, wakuwe mu ruganda aho bacurira ibyuma. Kandi urebesha amaso yawe umugaragu wawe n'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli bakwingingiye kuzabumvira mu gihe bazagutakambira. Ibi rero murimo murabibona ko hano Salomo yavugaga inzu y'urusengero rw'i Yerusalemu yararangije kubaka kugira ngo ibe mu buturo bw'Imana ya Isirayeli. Sege rero arajya gutanga referanse, agatanga iyi referanse ya hano, ntabwo referanse ivugwa hano ntabwo ari kaba y'Imaka. Yohana 23 niko nasema cyaragira biti igihe cyaje ndetse kirasohoye, uzasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko aba ari bo bamusenga. Komeza gatoya inyandiko ya 22 hejuru gatoya haragira ati, umugore amubwira ati, Data mujamenye ko umuhanuzi basogokuruza basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, ubwo aranyizera igihe kizaza ubwo batazaba bagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo iyi nyandiko mbere na mbere aba bavandimwe babanze banabimenye. Ni ukuvuga ngo kibura ya mbere ya Kisilamu yari ku musigiti mukuru wa Yerusalemu. Hanyuma Yesu abaha ubuhanuzi arababwira ati, abwira umugore ati igihe kigiye kugera ubwo abasenga by'ukuri batazajya basenga berekeye i Yerusalemu. Ni nayo mpamvu hariho Imaka, igihe wajyaga Imaka hariho ahantu hitwa Kiburatayimi.
Heburayimi ni ahantu hahinduriwe umurwa wera wo kwerekeraho. Byavuye Yerusalemu bijya i Maka Changamuka. Kuna kitu kingine amesema. Hari n'ikintu kintu yavuze. Muhammad alisema, Muhammad ngo yaravuze, mimi sijue gisi itakuwa. Ariko haji munyemereho gatoya. Bahise bajya Muhammad Yesu amaze kubabwira ko atazongera gusengera. Guys, reka uyu Abdul hano wigishije hano akavuga amagambo yo muri Yohana, ndagira ngo uze kureba hano ku murongo uyu hano yavuze hano hasi. Uyu mugore avuga ngo yari amaje kubwira Yesu ngo dore ku murongo wa 19 aravuga ngo umugore amubwira ati databuja amenye yuko uri umuhanuzi, basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati umugore aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu, dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebweho dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ndagira ngo ku Muyisilamu uze kwibaza, Imana yawe ni umwuka? Ntabwo ariko mubyemera. Imana isengwa hano ibyo Yesu avugamo hano ni Imana ya Isirayeli, yo ni umwuka. Yesu akavuga ngo ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Muri Isilamu umwuka ni ruh, cyangwa se bagahita bavuga yuko ngo ari Angel Gabriel. Imana yanyu ni Gabriel. Wapi? Icyo ni ikinyoma. Ntabwo Imana ivugwamo hano. Imana ivugwa hano muri iki gitabo cya Yohana ni Imana ya Isirayeli, ni Imana umwuka wera, ari we Yesu Kristo, kuko Yesu niwe mwuka, niwe Mana, niwe byose kuri twebwe abamwizera. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramusubiza ati ninjye tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza turashaka iki, cyangwa ati niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, mureba hari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari, batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha kira ufungure. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera. Hanyuma reka mbereke muri Korani nako muri Sunna. Hano murabona hari bava people say whenever you sit for answering the call of nature you should not face the Qibla of by Tolmakdis. I told them once I went to ibi ngibi hano we prayed towards. Murabona ko mu gihe cya Muhammad basengaga berekeye Bayit al-Maqdis Jerusalem with the messenger of Allah for 16 or 17 months. Mu gihe cy'amezi 16 cyangwa 17 ari Muhammad n'abasangirangendo biwe ngo basengaga berekeye i Maka. Ntabwo mbizi neza yuko aba bashehe hano ibi ngibi babizi. Hanyuma ngo Safwan was not sure, then it was changed to Qibla. Byahindutse kubera iki? Nukubera ko muri ayo mezi Muhammad yabanje kugerageza ngo arore ko abayahudi n'abisirayeli bagira, abayahudi n'abakristu bagira gute, bamwemera. Ashaka kubashimisha nkuko yabigenje ku Bakurayishi, agasenga ibigirwamana byabo Alat, Manat and Uzza, akavuga ngo their worship is a must. Naha rero nibyo Muhammad yakoraga, yatangiye asenga yerekera Yerusalemu nkuko hano twabibonye hano muri iki gitabo hano, uko hano Salomo yasenze. Muhammad nawe niko yagize gute, niko yabikoze. So niba niba byarahindutse mu gihe cya Yesu, aho segamaje gusoma amagambo yo muri Yohana, ni gute hano Muhammad we yasenze yerekeye Yerusalemu? Ibi ndibwira ko buri wese yagira gute, yabyumva. Iyi hadith murayibona ni Sahih Darussalam. Bajyaga basenga berekeye Yerusalemu.
baza guhinduka byagenze gute? Um, ndatekereza ko ukomeje gushakisha none murabona ko narrated anas none remains of those who prayed facing both kibra, ni ukuvuga hari n'aho bageze bakazajya basenga berekeye imaka, ahandi bakerekeza i Yerusalemu. Ngibi hano murabibona ngo except myself, uyu anas niwe wasigaye asenga yerekeza hombi. Noneho hano murabibona ko aha baratubwira two bricks facing by Torah. Aha, by the way, ubundi kubera iki bagomba kujya kwituma, bakaba mu kwituma ngo bagomba kureba i Yerusalemu? Ni uburyo bwo kuhasuzugura? Ni uburyo bwo kugira gute? Okay. Came to Jerusalem, reported messages are saying when I came to Jerusalem, Gabriel made a sign of. Ndagira mbabwire ko ibi ngibi ni ikinyoma, ntabwo Muhammad yigeze agera i Yerusalemu, ibyo ngibyo tuzabishaka. Okay, murabona iyi nindi hadith. Abdul hariya yatubeshye yibwira ngo ntabwo hano tubasha kubibona. The prophet, may peace be upon him, and his companions used to pray in the direction of Jerusalem. Murabona ko Muhammad yajyaga we n'abasangirangendo be bajyaga basenga berekeye Yerusalemu. When the following verse was revealed, so turn thy face towards the inviolable mosque, ngo muzajye musenga mureba kuri mosque ngo iri inviolable, ariyo ngo ngira ngo kaba ya y'imaka. And you Muslims, wheresoever you may be, turn your face towards it. A man passed by the people of Banu Salama. He called them while they were bowing in the morning prayer facing Jerusalem or the Qibla. Ibi ngibi murabona ko basanze hari umwe warimo asenga yerekeje i Yerusalemu, nuko baramubuza kugira ngo ahinduke ajye asenga yerekeye hariya. By the way, ndagira ngo mbabwire ko ibi bavuze ko ari Allah wabivuze ni ikinyoma, kuko twarabibonye. Uwitwa Umar yaravuze ngo my lord agreed with me on three things. Ubushize twarabirebye, mwihanganeho gatoya. Murayibona, iyi ni hadisa sahih. Murabona ko hano aravuga ngo my lord agreed with me in three things. I said to Allah's messenger, would that you took the station of Abraham as a place of prayer. I also said, ibi ngibi mwarabonye ko uyu ni Umar wabivuze. Hanyuma verses zo kugira gute zo ko bagomba gusenga berekeye bagomba gusenga berekeye imaka ho kubi Yerusalemu, na hazaturutse kwa Umar. Umar niwe wazishyizeho, nizo uko abagore ba Muhammad bagomba kwitwikira. Ibi ngibi ndumva ari ibyo. Noneho nuko abagore bari batangiye kumusuzugura, hanyuma Umar ngo arabarakarira. Noneho nibwo yaje kuvuga aya magambo, hanyuma Allah nawe arayagira gute? Allah yigira kuri Muhammad, ayandika mu gitabo cyiwe. Ngira ngo twaranabibonye ko nuza uyu Umar yavuze ko aya magambo yanamanutse akaza nk'uko Umar yari yabivuze. Ngibi hano murabibona hano, reka nkore ntuza nabyo mbiregereze kugira ngo mubibone. By the way, ntabwo aribwo bwa mbere bwari bubayeho ntuza abigira. Murabibona hano baravuga my lord agreed with me in three things. I said, O Allah messenger, I wish we took the station of Abraham as our praying place. So came the divine inspiration. Murabyumva ko Umar arabivuze, hanyuma inspiration nibwo yahise iza kwa Muhammad. Arahanura ubundi avuga ko ngo ni Allah wabimubwiye. Kereka niba Umar ariwe Allah. By the way, ubwo ngubwo birarangira nyine Umar abaye Allah. And take you the station of Abraham as a place of prayer. Ngiye murabibona nibwo byahise biza muri sura Al-Baqarah. Hanyuma, and as regards the verse of the veiling of the women, I said, Allah's messenger, I wish you ordered your wives to cover themselves from the men, because good and bad ones talk to them. So the verse of the veiling of the women was revealed.
ngibi hano, hanyuma murabibona ko hano umari yakomeje abivuga the same, so this verse the same as I had said was revealed. Uyu ni umari warimo agira gute, warimo abivuga. Ubu rero iyo Sege na n'uyu mugenzi we bavuga ko yari ariwe wagiye avuga ibintu bitandukanye, ni igitangaza, ni ikinyoma. Ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri. Ndagira ngo mbabwire ko ahangaha inzu ivugwa muri Bibiliya ni urusengero rw'i Yerusalemu, ntabwo ari Kaba y'Imaka. Kaba y'Imaka yari inzu basengeragaho, abagore bambaye ubusa basenga ikigirwamana cya kera. Ntabwo ari inzu, ntawe ihuriye n'inzu y'Imana ivugwa muri Bibiliya. Ibyo uwashaka yabibona. Reka turebe twanditsemo hano, reka nandikemo yenda nakedness, tuze kureba, turabibona ko iyi nzu abantu bajyaga bayisengeraho. Reka nongereho Kaba kugira ngo tubibone. Hano tuze kureba, hari aho tuza kubibona. Kaba. Reka turore, cyangwa reka nandike Kaba next women. Reka nandikemo ibi ngibi, ndebe ko tuza kugira ibyo tubona. Ngibi hano murabibona ko tubibonye. Hano baratubwira iki? Baratubwira ngo during the pre-Islamic days women circumambulated the Kaaba nakedly and said who should provide clothes to cover the one who is circumambulating the Kaaba, so that she should cover her private parts, and then she should say, today will be exposed the whole or part or the part, and what is exposed I shall not make it lawful. It was in this connection that the verse was revealed, adorn yourself at every place of worship. Ngibi nabyo murabibona, ni ibintu byajyaga bikorwa kera, abantu basenga ibigirwamana by'Imaka. Ngibi bigarukaho cyane nuko bajya batera amabuye ngo bayatera Satani. Ni ibintu biri aho ngaho byari imisengere ya kera basenga ibigirwamana. So Muhammad nibyo yadoptinze, ndetse tugiye kureba iyi migenzereze umari uriya waporopoje ko bazajya bahasengera, yigeze kuvuga ko ngo yari yateganije kuzajya gusenga icyitwa ngo nawe itikafu mu gihe cya ndabona umare. Reka nandikemo umare, hanyuma nandikemo ignorance, gutya tubibone aho yari yaragambiriye kuzajya gusenga. Bivuga ko ari n'imigenzo, ari ibintu bajyaga bakora kera. So abiporopoza Muhammad nuko yashaka gukomeza imigenzo ya kera bajyaga basenga mu gihe cya kera, nyine bakiri mu gusenga ibigirwamana. So urumva ko ni nabyo bakomeje. Iyo Sege avuga ko ari ibyo ari kimwe n'ibiri muri Bibiliya, ni ikinyoma rwose. Katurore, ndabona hano biratinze kuboneka, reka nandikemo reka mpere kuri iri umar, mpere kuri nandikemo ignorance, hariya barayiduha. Katurera, abona bitinzeho gato, mwihangane. Katurore, aha dutinze kubibona. Okay, reka ndekeremo. Sorry, ninjye wibeshye, nanditse ijambo ritari ryo. Sorry.
Okay, ngibi hano sahihi ngizi. Murabona, it was narrated from Ibn Umar that Umar has devoted to spend a night in itikaf during the Jahiliya. Aha ni mu gihe cy'ubuyobe yari yaragambiriye kuzasengera hariya. Ngibi I vowed in the pre-Islamic period of ignorance to stay in itikaf one night in Al-Masjid Al-Haram, ni muri Kaaba. Iyi niyo yitwa Al-Masjid Al-Haram. The Prophet said to him, fulfill your vow. Murabona rero ko ni ibingibi Umar avuga ko izi revelations zabonetse ko bagomba gusenga berekeje hariya, ntabwo ari ko biri no kuva kera. Abapagani baba Kuraishi niho basengaga berekeje. Ngibi murabibona hano Umar nawe yajyaga asenga atyo, so yarimo preservinga imisengere yabo ya kera. Guys, ndabashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha Kristo Yesu akomeze kubana namwe kandi akomeze kubafungura imitima kugira ngo mubone ukuri. Yaravuze ngo ukuri nimumara kukumenya kuzababatura, umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yohana igice cya 8:31 no 32 niko hatubwira. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Sunna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.